ukunde wunguke, nuko utangire gufasha abakene, bavuge bati dore wa muntu yari igisambo ariko umunsi wa none niwe muntu ufite w'inyangamugayo ku gasozi aho dutuye. Uwiteka Imana aguhereze umugisha wowe wari igisambo ukaba wemeye guhaguruka ndetse ukavuga uti jyewe kwiba ndabiretse, uyu munsi wa none nkurikiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye. Uyu munsi wa none nemeye yuko ngiye kuzajya nkoresha amaboko yanjye nkavunika, ubundi ibyo mbonye nkarya nkijuta, ubundi ngasangira n'abakene, ngasenga Imana yandemye kuko yambatuye ikangura. Bwiza ukuri mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu na Kristo Yesu. Twiyambure ibinyoma, tureke kuvuga amateshwa, tureke gusopanya bagenzi bacu, tureke kutavugisha ukuri, twimakaze ukuri aho duherereye aho ariho hose. Niba mugenzi wawe agutumye, reka kuvuga ibyo batakubwiye, ahubwo uvuge ubutumwa baguhaye. Dore hari abantu benshi aho usanga nko mu kazi Yesu Kristo akomeze abane namwe. Njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Ni Mutima Channel, ndabakunda cyane. Imana ibahereze umugisha utavangiye kandi zose bigende nk'uko mubyifuza. Wowe rero uremerewe urushe aka kanya, ndakwinginga kandi nusaba ngo wihangane, Uwiteka Imana azakugira neza nukomeza kwihangana ndetse ugakomeza gusunika. Burya ukomeje gusunika nibwo ibintu bikunda kandi nibwo uronga, ni nabwo ubona icyo wavunikiye. Uwiteka Imana akomeze abane namwe kandi abarwanire uko bwije n'uko bwije. Reka rero dusenge ubundi dukomeze ijambo ry'Imana riboneka mu Befeso igice cya 4 guhera ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 29. Turaza kugana ijambo ry'Imana ribuze kutunezeza twese kandi tukarikuramo ijambo riduhumuriza, tukarikuramo agakoni ducumbagira muri iyi minsi igoye umugenzi mu Kristo. Ndagusaba ngo ube maso muri iyi minsi itoroshe, wiyorosha uca bugufi ndetse usenga cyane amasengesho adasiba, kuko minsi irimo iratwara abagenzi kandi ntabwo nifuza ko wayigendamo, ahubwo ukomeze usunike. Nubwo wagenda uzagenda amahoro kandi Uwiteka Imana azakumvire inzifuzo. Nitwa Jean Marie umaze kwitaba Imana. Ndagushimira Data twese uri mu ijuru, Imana ikomeye cyane, urebera hose icyarimwe, uvuze biraba ndetse wategeka bigakomera. Iri Mutima Channel bayikoze subscribe, bareze umugisha n'abatarayikora nabo bane nabo bamenye ijambo ryawe. Ahangaha niho wakura umutsima utunga ubugingo bwawe, gutungira umubiri, buri kimwe cyose, ubundi ugahabwa umugisha bitewe n'uko uzaba wamaze kuronga ndetse no gusangira n'abari ku meza ya Nyagasani. Reka dufatanye urugendo, buri wese aronke n'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana kandi iri Mutima Channel. Rero dukomeze tuganira kumva uko bimeze muri iyi si cyangwa se mu buzima bw'uyu munsi. Hari uburyo umuntu usanga yikomanga mu gatuza, ugasanga umuntu arakara ubusa, ugasanga umuntu ahorana intonganya, bakuvugisha ukumva birakubangamiye kandi barimo barakubwiza ukuri, kumva ko ari wowe wahorana ijambo, nyamara si byiza. Mukristo umuvandimwe, iyoroshe, kwiyoroshya, wige kubaho mu buzima bworoheje. Niba wakosheje uvuga uti nakosheje, ureke kumva ko ari wowe wahora ufite ijambo kandi rimwe na rimwe ibyo makosa bigarega. Uba uri mukuri bakakubwira ikintu ukiyorosha ukaza kubyemera nyuma ko atari wowe, ariko wabanje kwiyorosha kugira ngo hagati aho hataza kuvuka intonganya. Dore ko abantu bahura ugasanga n'ibyo ngibyo bibayeho, buze kumvikana, ukumva kuri mukuri, kumva watera hejuru, bikarangira abantu barwanye, abantu bakicana, intonganya zikava aho ngaho, abantu mwari inshuti mugahita mushwana burundu, ugasanga neza aho umwe yacaga iyo muhuye yacisha umuriro, ugasanga abantu babaye abanzi kandi bari abavandimwe, ugasanga abantu babaye abanzi kandi muvukana, ugasanga abantu babaye abanzi kandi ari mama wawe, ari papa wawe, ari so wanyu, ari sogokuru wawe, ari nyogokuru wawe, ugasanga neza inzira zihise zihagarara. Ibyo bintu bihagarare cyane, ahubwo twese twimakaze
ijambo ry'Imana ndetse twiyoroshe nk'uko Yesu Kristo yabigenzaga. Reka dusome rero guhera ku murongo wa 25 ni mu Befeso igice cya 4 ubundi turusheho gusobanukirwa neza. Baradukomangira twese aho tuva tukagera, uhereye ku mwiza ndetse no ku mubi. Tugomba gukomeza ijambo ry'Imana tukirinda ijambo ribi aho ryava rikagera. Kandi niba twari dusanzwe dukora ibibi, niba wari usanzwe wiba, niba wari usanzwe unyanganya abantu, niba wari usanzwe unyaga abantu, nawe ibyo byose ukabihagarika ugakora ibyiza. Reka ihute dusoma ijambo ry'Imana ubundi tubashe gusobanukirwa n'umwuka w'Imana aje kuza kudusobanurira. Nitwa Jamara amaze kwitaba Imana, iri mutima cano ugiye gukora subscribe none aha ngaha umugisha utaragucika. Umurongo wa 25 hagira ngo nuko mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Ngo nuko tugire gute? Twiyambura ibinyoma, buri muntu wese abwiza ukuri mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu muri Kristo Yesu. Twiyambura ibinyoma, tureke kuvuga amateshwa, tureke gusopanya bagenzi bacu, tureke kutavugisha ukuri, twimakaza ukuri aho duherereye aho ariho hose. Niba mugenzi wawe agutumye, reka kuvuga ibyo batakubwiye, ahubwo uvuge ubutumwa baguhaye. Dore hari abantu benshi aho usanga nko mu kazi ugasanga umukozi ni mushasha bitewe n'uko yinjiye afite experience, azi gukora cyane, bitewe n'uko uhamaze igihe, ukumva yuko batangira kujya gutanga uturaporo kwa boss ati dore yatangiye ibintu gutya na gutya, kandi uri kumubeshera. Ugasanga umuntu w'abandi umushize mu makosa, mu mafuti, noneho bityo agatangira kwitekereza akavuga ati aha ngaha naho ntabwo nzakunda. Ugasanga ejo bundi araseze, noneho nawe ukabuteje ingaruka mbi, boss wawe akazabura abakozi bazima, akumva yuko ari wowe ushoboye kandi uri kizinga ndetse uri n'igisambo. Teka Imana dukomeze atwumvira ibyifuzo kandi abane natwe mu rugendo rwa buri munsi. Nitwa Jamari amaze kwitaba Imana, ini mutima cano. Dukomeze n'umurongo wa 26 ngo ni murakara ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye. Ni murakara ntimugakore icyaha. Numva warakaye, ujye ukora uko ushoboye, ufunga umwuka, uvuga uti nta n'icyo ndi buvuge, kanjye kwiryamira. Fate inzira ujye kuryama kugira ngo utaza gukora ikosa, bityo izuba rikarenga urakaye, ugasinzira urakaye. Umujinya w'umuranduranzuzi Uwiteka Imana yakubujije reka kurakara, izuba ntirikarenge urakaye, kirazira. Ku murongo waho wa 27 baragira ngo kandi nimubererekere Satani. Nta kubererekera Satani, umubere umwambasaderi wa Satani. Oya, ibyo bintu ni bibi, ntimukamubererekere kuko azabatwara ibyanyu, azabatwara ubugingo, azabatwara n'ibindi byinshi cyane. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akore imirimo, akoreshe amaboko ye ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Wari igisambo, niba wari igisambo uyu munsi wa none, manika amaboko, nurangiza utangire usenge, ukora ibyiza, ubundi Uwiteka azaguhereza umugisha. Ubundi bya byibano wibaga bizahindukamo imigisha ikomeye cyane. Nuko utangiye ukora ibyiza, kwiba amaboko yibaga, atangira akora imirimo myiza, ubundi utangire usarure, uhinge weze, ucuruze, bikunde wunguke. Nuko utangire gufasha abakene. Bavuge bati dore wa muntu yari igisambo, ariko uyu munsi wa none niwe muntu ufite w'inyangamugayo ku gasozi aho dutuye. Uwiteka Imana aguhereze umugisha, wowe wari igisambo ukaba wemeye guhaguruka ndetse ukavuga uti ngewe kwiba ndabiretse, uyu munsi wa none nkurikiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye. Uyu munsi wa none nemeye yuko ngiye kuzajya nkoresha amaboko yanjye nkavunika, ubundi ibyo mbonye nkarya nijuta, ubundi ngasangira n'abakene, ngasenga Imana yandemye kuko yambatuye ikangura ubujura. Ngewe nitwa Jamari maze kwitaba Imana, ini mutima cano. Nutarakora subscribe uratinze. Umurongo wa 29 hagira ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga ibyiza byose byo gukomeza abandi kugira ngo biheshe abaryumvise
umugisha. Umuntu wese azakugiraho umugisha igihe cyose wirinze amagambo mabi, aho ukavuga ijambo ryiza gusa, kuko umuntu azagirira amatsiko yo kumva ibyo uvuga, kuko buri gihe uvuga ibyiza. Abantu bifuze ngo kanaka avuga ibyiza gusa. Uriya muntu ni umukristu, haranira kuba umukristu, haranira kuvuga amagambo meza, haranira kumva yuko ari wowe abantu batanga icyitegererezo, batanga urugero rwiza. Kanaka ni umuntu mwiza, kanaka ni umuntu mwiza. Ibyo byose tubishobozwa no kwizera ndetse no gusenga, tugahozaho, tukareka ingeso mbi, tukareka kurakara, tukareka iby'isoni nke, tukareka kurakara, noneho ngo izuba rikarenga dukiraga. Uwiteka Imana abane namwe. Njye nitwa Jean Marie, maze kwitaba Imana. Ni Umutima Channel, nutarakora subscribe muratinze. Ciao, reka dusenge Imana ubundi dusoze naho gutaha. Urakoze Mana yacu, utweretse inzira tugomba gucamo yo kutarakara, abibaga tugahagarika ibintu byose by'ingeso mbi. Niba ari uwibaga uyu munsi hano abihagarike, n'undi wese waba aranyaze abandi abihagarike, ahubwo abashe kuba yakora iby'umugisha, abashe kuba yakora imirimo izatuma afasha abakene, ubundi asenge yiyirize ubusa, nuko abone inzira y'ukuri n'ubugingo ko ari we Kristo. Turagushimiye kuko buri muntu wese umuhaye umugisha kandi byose bigenze neza. Neza umugisha umuntu wari wese wamaze kubasura kuri Umutima Channel. Njye nitwa Jean Marie, wamaze kwitaba Imana, nanjye mbereza umugisha hagati muri bo izageza ikibazo cyacu. Amen. Ciao, ndabakunda kandi reka tuzasubire. Haleluya.